Bakunzi bacu, bakunzi ba Masepa One TV, turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza hirya no hino aho muherereye. Kuko bisanzwe muri kumwe nanjye Makombe Patrick, nkaba mbahaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru yacu rero ari buze kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu misozi miremire y'umurenge iwabo w'abantu ndetse n'inka, imisozi y'igikundiro, uyu munsi hiriwe ituze nta mbunda zumvikanye nyuma y'aho ibitero byagabwe ku munsi w'ejo na koalisiyo nyine ya leta ya Kinshasa byaje kurangira bakubiswe inshuro ndetse benshi muri bo bakahasiga ubuzima. Nanone turakubitira i Kinshasa aho Procureur General w'urukiko wa Cour de Cassation yasabye ko Constant Mutamba akurikiranwa n'inkiko kubera kunyereza umutungo uri muri za miliyoni. Nanone turabagezaho amakuru nyuma y'aho Minisitiri wa Transport na Communication Jean Pierre Bemba yifatiye mu gahanga abanyepolitike batavuganwa n'ubutegetsi barimo Joseph Kabila Kabange, Moise Katumbi ndetse na Senko, akabashinja ko bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no kwica cyangwa se kwica Perezida Tshisekedi. Uyu munsi turaza kubabwira ibyo abantu batandukanye bakomeje kugenda basubiza Jean Pierre Bemba, dore ko abenshi bakomeje kumunenga kubera ikiganiro yakoze aho nyine yashinje aba banyepolitike ibyaha bikomeye ndetse akanavuga ko Perezida Joseph Kabila atari umuhungu wa Laurent Desire Kabila, ahubwo akavuga ko ari umunyarwanda. Benshi rero bakomeje kugenda bamwamagana ndetse bavuga ko mu by'ukuri ibyo avuga bidakwiriye. Amakuru yacu rero reka tuyahere i Murenge kuko twari tubivuze. Uyu munsi hiriwe ituze nyuma y'aho nyine koalisiyo ya Kinshasa, murabizi ni FARDC, Abazalendo, FDLR, bagabye ibitero mu karere ka Rugezi ku munsi w'ejo. Ibitero mu by'ukuri twavuga ko ikidasanzwe muri byo ni uko bari baje bakoresheje imbunda ziremereye cyane, basheringa batera amakompora bakiri kure. Intambara rero itaraje kubahira habe namba, kubera ko nyuma yo kurasa nyine amabomba menshi abandi bakabihorera ntibabasubize, ababanzi b'amahoro bakomeje gusatira ibirindiro bya Twirwaneho ndetse na AFC, maze baza kubakubita batababariye, nubwo intambara yaje gutwara umwanya muremure cyane, ariko mu by'ukuri yaje kurangira umwanzi ahakubitikiye ku buryo budasubirwaho. Amakuru rero dukomeje kwakira ni uko mu by'ukuri umwanzi yari yaje yiteguye azi ko ahari ari buze kwigarurira kariya karere, ariko nanone asanga ingabo ziryamiye amajanja kandi zambariye urugamba, zifite determination yose yo kwirwanaho ndetse no kurengera abaturage. Iyi ntambara rero ikaba yarafashe hafi umunsi wose, dore ko umwanzi yateye mu gitondo ariko nyine intambara ikaza kurangira mu mafiya munsi, ariko umwanzi asubiye inyuma kandi akubiswe cyane ku buryo benshi muri bo bahasize ubuzima, abandi inkomere nyinshi umwanzi yagiye
yawumiye ku buryo bufatika. Uyu munsi rero hiriwe ituze uhereye nyine mu Rugezi, Minembwe ndetse na za Mikenke hose ugakomeza, akarere kose uyu munsi kiriwe gatekanye karimo ituze, nta mbunda zumvikanye uyu munsi. Nk'uko twari tumaze kubibabwira, reka amakuru yacu n'ubundi tuyakomereze i Kinshasa, aho Minisitiri wa Justice, ubwo ni Minisitiri w'Ubutabera, agiye gukurikiranwa n'ubutabera n'ubundi ku byaha birimo kunyereza umutungo wa leta ubarirwa muri za miliyoni. Uyu minisitiri rero witwa Constant Mutamba ari mu baminisitiri mu by'ukuri bagiye bakora ibikorwa byo kwigaragaza no kugaragaza ko iwe azakora ibitandukanye n'abandi, kugeza ubwo yavuze ko bazacira imanza zo gupfa abantu bose bazakurikiranwaho cyangwa se bazahamwa n'ibyaha byo kunyereza umutungo. Rutaraca kabiri rero bikaba agiye gukurikiranwa rero n'ubwo butabera kuri ibyo byaha nyine nawe yavugaga ko bazabikora bazahanishwa igihano cyo gupfa. Ubu Constant Mutamba rero akaba amaze gusabirwa ko akurikiranwa, mwibuke ko mbere Procureur General nyine wa Près de la Cour de Cassation, ngira ngo mu Kirundi bayita ngo ni gasamburamanza, ni urukiko rw'ikirenga, bari bamusabiye ko akugwaho iminite kugira ngo abashe kubazwa ku bijyanye na za miliyoni zanyerejwe mu mushinga wo kubaka prison mu mujyi wa Kisangani. Nyuma rero yo kumubaza cyangwa se kumuinteroja, komisiyo rero yavuze ko mu by'ukuri uyu minisitiri agomba gukurikiranwa kubera ko ibisubizo yatanze bidasobanutse kandi bituma nyine ndetse bigaragara ko hari amafaranga menshi yanyurujwe n'uyu minisitiri. Akaba rero agiye gukurikiranwa ku byaha byo kunyereza umutungo ubarirwa muri za miliyoni yanyereje nyine muri uwo mushinga wo kubaka prison ya kijambere cyangwa se prison igezweho mu mujyi wa Kisangani. Constant Mutamba rero ari ikindi nanone ari mu baminisitiri bagiye basabisha ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo abayobozi ba AFC M23 uhereye kuri Corneille Nangaa, kuri Bertrand Bisimwa, kuri General Makenga ndetse n'abandi, akaba yaragiye abasabira ababuranisha badahari, asaba urukiko ko rubakurikirana ndetse rukababuranisha badahari, ndetse no kubakatira. Ikindi twabibutsa nanone, uyu minisitiri yigize igitangaza, agenda nyine yibasira abanyepolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira nyine ngo ashimishe shebuja, none birangiye nawe agiye gukurikiranwa n'ubutabera ku cyaha cyo kunyereza za miliyoni z'amadolari yaragenewe ibikorwa remezo. Nanone tugikomeje n'amakuru y'i Kinshasa, ni uko ku munsi w'ejo Jean Pierre Bemba mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wo kuri Top Congo witwa Lusakweno, yavuze ko Perezida Honore Joseph Kabila Kabange atari umwana bwite wa Laurent Desire Kabila, ahubwo ni umunyarwanda wazanywe kugira ngo ayobore igihugu cya Congo. Bati rero amazina, yakomeje kuvuga amazina avuga ko ari aya nyina n'ayavuga ko ari aya se, ariko avuga ko Perezida Honore ari umunyarwanda pire. Gusa nanone umunyamakuru amubajije ibimenyetso bifatika, mu by'ukuri ntabyo yigeze atanga, ku buryo yakomeje nyine kuvuga gusa ko ariko babivuga,
ariyo makuru ariko n'abavandimwe ngo ba perezida honorere babivuga, ariko byose na byose bikaba mu by'ukuri ari kwa kundi nyine kwibasira abatavuga rumwe n'ubu butegetsi bwa perezida Tshisekedi. Ikindi nanone yashinjije Moise Katumbi ko umushoferi wiwe yigeze kuvuga ko hari imbunda zahishwe muri ferme ya Katumbi, ndetse avuga ko izo mbunda zafashwe, ariko nanone umunyamakuru amubajije ati ese ko tutigeze tubona n'amashusho, ko tutigeze tunabyumva, ati ntimwayabonye, ariko ati njyewe narayabonye. Ibi rero mu by'ukuri nyine bikaba bigaragaza ko ari kwa kundi nyine kubangamira abanyepolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi. Nanone akaba yaravuze ko Moise Katumbi wigeze gushaka kubaka ikibuga cy'indege, yashakaga kucubaka kugira ngo indege izaze izane abasirikare bo kurwanya ubutegetsi buhari. Ibirego mu by'ukuri biremereye cyane yakomeje kugenda arega aba banyepolitike, ahubwo nibo bagerageje no kwiba amatora y'ubushize, ikindi nanone bagerageje inshuro nyinshi gukubita kudeta, ntibyabahira, kandi nanone bashatse no kwica perezida Tshisekedi, ariko ibyo byose nabyo ntabwo byabahiriye. Ibi birego rero bikaba mu by'ukuri ari ibirego biremereye, kuko umunyamakuru yamubajije ati ese ibi birego ko biremereye, kuki ubutabera n'ubundi butigeze bubikurikirana igihe byabaga. Aguma nyine gukanja indimi, murabyumva, ariko mu by'ukuri abantu benshi cyane bakomeje kumwamagana ku mbuga nkoranyambaga, aho bavuga ko ibyo yavuze bidakwiriye kuvugwa n'umutegetsi uri muri uriya rwego, aho benshi bavuga bati ahubwo iwe akomeje kugenda biba amacakubiri, aho gushyira imbere inyungu rusange z'igihugu no gushyiraho igihugu kigendera ku mategeko, ahubwo akomeje kugenda abiba amacakubiri. Ikindi nanone nk'ishyirahamwe rya Lucha ryavuze ko abanyepolitike cyangwa se abarebere nkawe nka Jean Pierre Bemba ahubwo bagomba gukurikiranwa kubera ibyaha byo kwica abaturage. Rero ibindi byose avuga ni distraction no gushaka kubiba amacakubiri mu banyekongo. Abandi nanone bakaba bavuga bati ibi rwose ni ibyaha, ni ibirego bishaje bahora bavuga bidashobora kugira icyo bimarira igihugu, ahubwo bikomeza kugenda bituma habaho umwiryane, ndetse no gutuma igihugu gishobora kuja mu bihe by'intambara, cyangwa se bikaba bishobora gutuma igihugu kiba balkanize. Nyuma y'ibyo byose rero, perezida Honoré Joseph Kabila yashubije Jean Pierre Bemba wamushinje kuba umunyarwanda, aravuga ati nta kintu na kimwe kizaba kiza. Ubwo yashakaga kuvuga Jean Pierre Bemba ariko nyine na leta, ariko mu nyandiko yanditse ku rukuta rwe rwa X yanditseho Jean Pierre Bemba, aravuga ati nta kintu na kimwe kizaba kiza, ati ibirego byanyu ntawe ubyitayeho, nta n'uwo byatunguye, nta n'uwo byakozeho, ntawe ufite n'icyo byigeze bigira, ati nta n'ubwo byigeze bigira icyo bibwiye abaturage. Akomeza agira ati abaturage barahagurutse, ati mwoshaka mwoguma gutekera utuntu twanyu cyangwa se guhambira ibyanyu, ati iki gihe
kikiri igihe cyo gusamara cyangwa se igihe ca distraction. Ku rukuta rwe rwa X rero yakomeje avuga ati iherezo rizaza nk'umujura. Ubwo yashakaga kubwira ubutegetsi bati kandi kugwa kwanyu cyangwa se amaherezo yanyu azaba giturumbuka. Bati Kongo ntabwo ari iminyago yanyu, bati ahubwo ni igihugu c'amahoro, bati kandi tugomba kuzayasangira. Ibi rero nibyo Perezida Honorere yanditse ku rukuta rwe rwa X ashaka gusubiza nyine ibyo birego byose byagiye bivugwa na Jean Pierre Bemba mu kiganiro yakoranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo. Uwundi nanone washubije Jean Pierre Bemba ni Visi Guverineri Willy Manzi, wavuze nanone wanditse ku rukuta rwe rwa X aho yagashizeho ifoto ya Jean Pierre Bemba, ashiraho amagambo avuga ati wowe ahubwo uzwi kuba mu bantu bahungabanyije cyangwa se babangamiye abapigme, ndetse harimo n'ibikorwa bigayitse, ibikorwa byo kurya abantu. Bakunzi bacu, reka dusoreze amakuru yacu twari twabateguriye aha, tubashimira abakomeje kudukurikirana, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi nanone batarakora subscribe mwayikora rwose, ni uburyo bwiza bwo kudushigikira ndetse no kudutera ingabo mu bitugu. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde, murakagira Imana n'igihugu. Mwari kumwe na Patrick Makombe.